inkota y'Uwiteka ibari ku mutwe, inkota y'Uwiteka iri ku mutima wanyu. Abazana inkota icyayi muri ruratse kugeretseho. Wa muntu we, wa muhanuzi we, ndajya nkubwire ngo Yesu araje. Ye topene wa yasire mora shene dotaye. Iraguye, 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 imvura iraguye. Kandi imvura iguye ni imvura y'amahindu, ikisanga mu nzira irahita igihwatahwata. Yo! Imana ishimwe. Nari ntangarije aba bantu iri tangazo ribabwira ngo byanga byakunda, bagoma batagoma, nibatagarukira Imana iyi mvura izabanyagira. Nibatagarukira Imana, yemwe mwabashumba mwe mwashumbye amatorero, uyu munsi mukaba mushumbye utubari. Yemwe mwabashumba mwe mwashumbye amatorero, uyu munsi mukaba mushumbye indaya. Yemwe mwaravuga butumwa mwavugirije ubutumwa ku misozi, muyivugira ku musengero, muvugira ku mugaragaro, uyu munsi mukaba muri kubuvugira mu kabari. Ndagira ngo mbabwire ngo iraguye. Byanga byakunda iyi mvura izabanyagira, izabarima. Heniwaya topini wa yasire. Yemwe mwabakobwa mwaririmbiye Imana, mwabagore mwe mwaririmbiye Imana, mwabahanuzi mwahanuriye Imana, uyu munsi muri guhanurira mu tubari. Henitopenewa, uyu munsi muri guhanurira mu tubari, muri guhanurira mu busambanyi, muri guhanurira mu businzi. Izabanyagira. Kandi imvura iguye ni imvura y'amahindu, ikintu isanze mu inzu iragihwatahwata. Pitangaya zomene shene dota. Pitopini waya. Imana irambiwe imikino yanyu, murava gusambana mukaza kumacana, murava gusambana mukaza kubwiriza, murava kwiba mukabwiriza, murava kunywa inzoga mukabwiriza. Inkota y'Uwiteka ibari ku mutwe, inkota y'Uwiteka iri ku mutima wanyu. Mwabonye aho mwiba, mubona aho mwibira, ariko abantu b'Imana aho bava bakagera barashinganye. Nubwo muri kwiba ubutunzi bwabo, muzarinda bapfa ntacyo mugezeho, kuko Imana igarutse ku byanyu. Imana igarutse ku byanyu, Imana ibagarutseho, Imana igarutse ku byanyu. Mu yandi magambo, Uwiteka Imana, Uwiteka Imana, Uwiteka Imana abazaniye inkota icyayi, abazaniye inkota icyayi.
iwa abazaniye inkweto icyayi muri ruratse muririrwa mu magambo ariko Yesu araje azanye umujinya n'uburakari. Yesu araje mw'abahanuzi mwe mubabaje Imana ndakutangariza ngo uririrwa ubeshya kirirwa wikunkumura ugiye abantu ngo yavuze. Yesu araje ayo mata muri kubahesha ntayahari. Yesu arakuziye afashe umuvumo w'umuntu w'Imana wabeshye afashe n'uwawe byose abikugeretseho. Wa muntu we wa muhanuzi we ndagira nkubwire ngo Yesu araje. Nimba utabaye maso imvura irakunyagiye. Nimba utabaye maso inkota irakuriye. Nimba utabaye maso isi irakose. Nimba utabaye maso cuza umuborogo. Nimba utabaye maso ubaye akabarori. Nimba utabaye maso igifungo cyihuse kandi cyagutse kikugezeho, kuko urabikora ikakwihorera ukibwira ko ihwanye nawe. Wibye igihe iminsi yawe irabaze igeze kuri finali, nawe irakugarukiye kandi urabibonye. Amina. Mu izina rya Yesu. Uri Imana kandi urera, urakiranuka. Ubwoko bwawe twari imbere yawe, uravuze turabyumvise. Abagiye kubyumva nabo ubahindure bumve icyo ubabwiye. Nyemerera Mana mu izina ryawe Mana, nubane nabo. uri Imana ivuga. Nugarure imitima yabo nk'uko wagaruye uwa Judite. Nubeze nk'uko wesheje Judite. Nukuri. Nubagirire neza nk'uko wamugiriye neza. Nari ivu mu ivu. Nari umuyaga mu muyaga. Mana. Nari ibyondo mu byondo. Nari isayo. Nari umwanda unuka. Ntabwo wigeze ukangwa niba unuka cyangwa uko nanukaga, ahubwo wasayuye mu isayo unkuramo uranzamura uranyeze ungirira neza. Aba bantu nabo ndabasengeye, imbabazi zawe ziracyahari. Manitse ibiganza aho bicaye hose bababarirwe nawe. Aba bapasiteri, aba badiyakoni, aba bavugabutumwa, aba bahanuzi, aba baririmbyi, muri make umuntu wese wavuye mu byizerwa ongera umubabarire, kuko tumanitse ibiganza ku bwabo ndetse no ku bwacu, kugira ngo tugirirwe imbabazi kandi twongere tugirirwe ubuntu nawe. Urakoze Mesiya kuko ubikoze. Turinde ibirwara by'ibyorezo byaturuka ku byaha byacu, ahubwo twongerera imbaraga tubashe gukizwa no kubibamo neza.